ni nka bya bindi nyine iyo umuntu ari gupagasa araribwa kabisa, abantu mujya kubikwa murabizi wumva ari imvune, ariko irimo kwenjoyinga wa mushahara wawe biba biryoshye kabisa, biraryoha cyane. Nanjye niko byagenze, kuvuga igikwa nkaho wagikora. wasanga muri corona twaragiye muri corona ngo hari n'abahafizi bagiye kubikwa. Utagiye kure, nanjye ndi mu bantu bari bagiye gutangira ikiyede. Ndabyibuka hali yari yakaze, banumye na mituweli. Buriya ntabwo wakora ikiyede udafite mituweli, isa n'isaba wavunika. Ariko nibwo nicaye ndavuga ati se nize Qur'an, wallahi ngiye kujya mu kiyede. Gusa ntabwo turi kubivuga tugaragaza ko kiyede ari akazi gaciriritse cyane kandi kavamo ibitunga umuryango. Kavamo ibitunga umuryango, uriga, arabayede babaye abafundi ubu bakora, kandi aho gusaba wagikora cyane. Urabona ko hari ukuntu nsigaye mbona ababyeyi ubu ngubu umwana arangiza Qur'an ukabona kwifata nk'ibintu bisanzwe, nta gaciro babihaye. Cyangwa barangije Qur'an cyangwa se twagenda no ku mubare w'abahafizi benshi tumaze kugira, kabona ntago babyitayeho. Nyuma y'uko tumaze igihe kinini twari dufite umuhafizi, ndayibuka twari tugize kugira umuhafizi umwe mu Rwanda, yari Ndera, numva ngo ni Abdurazak. Umuhafizi umwe mu Rwanda, subhanallah. None ubu dufite abantu barenga 100, hafi za 300 na za 400 bagezemo ubu. Magaye buriya njya nibaza ko abahafizi bacu dushobora kuba tubaha agaciro gake, kuko tubaha agaciro mu kwezi kwa Ramadani. Bagiye gusarisha, usanga twabahamagaye ibiki n'ibiki, nta muntu ushobora kwifata akavuga ati abahafizi wenda mu gihe kitari cya Ramadani ndabakeneye bose. Nuvuge ngo agenda bibemo yibagirwe inshingano, ariko noneho akantu kamusapoti. Icyo kintu nakibonye muri Tanzania. Hari amakuru basohoye y'umwe mu banyeshuri warangije Qur'an ajya muri za musabakati, yavayo yarabaye mu buzima budashimishije, ariko bamwubakira inzu, bamuhaye inzu nziza mashallah. Ni Zanzibar narayibonye. Zanzibar warayibonye. Urabona biriya bintu bibaye nko mu Rwanda, kandi abakiri dufite abantu mu Rwanda babishoboye. Sheikh niyo yaba ari toilette shikangubwira ikintu she ahana abasha gukora iki, kwikinga gusa cyangwa se ikibanza tujye tureke inzu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله الكريم. nyuma yo kwikinga kuri Allah no gutangiza izina rye, turashimira Allah kubw'ingabirize ibyiza bikomeza kugerwaho. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana n'abiwe mu rugo rwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Nyuma y'ibyo rero bavandimwe Islam, haraciye igihe kinini tutagaruka wenda kuri uru rubuga, kuri iyi channel. Nkaba ngarutse by'umwihariko mu kwezi kwa Ramadan, turi gusatira iminsi 10 ya nyuma. Nkaba ngarukanye n'umushyitsi ngo mubona, alhamdulillah, kiremba nk'icya Sudayisi hano. Alhamdulillah, mashallah. Ntabwo turi bujye kureba Qur'an kubera ko ukwezi kwa Ramadan kwamanutsemo Qur'an. Dufite rero umushyitsi ari bubibwire, ngira ngo abenshi bakunze kumubona imbere ari gusarisha tarawih. Hari abakunze kumubona kuri live za TikTok atari kure ya Qur'an. No kuvuga ngo uwavuga ko ari umukunzi wa Qur'an ntabwo yaba ari kure y'ukuri. Reka tumuhe umwanya rero abibwire, tutorera isalamu abibwire, noneho tugire ikiganiro gike wenda nge nawe cyatugirira akamaro, havamo ifayida ikomeye cyane. Naam, tafadhal. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, amazina yanjye ni Saadi, nkaba nzwi ku izina rya Abu Yasir, ari naryo rimaze kumenyekana kuri TikTok. Nanjye nkaba ndi umushyitsi wanyu kuri uyu munsi, nkomeza gushimira Sheikh umpaye ikaze. Mu by'ukuri ni by'agaciro ko uyu munsi tugiye kuba turimo kuganira inshallah. Asante, barakallahu fika. Ngira ngo arabibwiye, hanyuma wenda hari ibibazo tujye kubaza, ariko mbere na mbere abantu bakuzi kuri Qur'an, ariko buriya umuntu akubona uhagaze Qur'an, usoma Qur'an, ariko ntamenye imvune irimo cyangwa se n'ubuzima bwagezweho kugira ngo, cyangwa se n'ibyo waciyemo kugira ngo ube wagera aho uhagaze ahangaha uri gusoma Qur'an imbere y'abantu, usarisha abantu muri tarawih. Ngira ngo abazi ibijyanye na Qur'an ntago byoroshye guhagarara ijuzu ukarizana ibya kabiri, ibya gatatu, ibya kane kugeza kuri 30. Uba hari
imbaraga watakaje inyuma. Ubwo rero nibyo nshaka inshallah ducire ku mayange ku buzima bwawe na Qur'ani inshallah bi'idhnillah ta'ala, wenda tubashe kunguka nawe. Na barakallahu fikum. Sheikh arakoze ku kibazo cyiza, aho yifuza ko twamenya amakuru ajyanye n'urugendo umuntu aba yaraciyemo kugira ngo agere kuri ibi byiza. Qur'ani ni igitabo cyiza, iyo Allah kiguhaye aba ari ibintu bidasanzwe, ariko mu by'ukuri turabizi hari imvugo abanyarwanda bakunda gukoresha ngo akeza karigura. Mu by'ukuri ndahamya nashidikanya ko kugira ngo umuntu afate Qur'ani mu mutwe aba yaratakaje byinshi cyane, ariko bidashobora kuba n'ubundi byanagura na Qur'ani n'agaciro kayo. Nanjye ntago nshobora gufata umwanya munini mbisobanura, dore ko ari urugendo nanyuranyemo n'abantu benshi cyane bafashe Qur'ani ahangaha mu Rwanda. Ubundi njyewe nize Qur'ani kuva nkiri muto, ariko ntago byari bifite intego. Nasaga nkaho ndimo kujya kwiga ku musigiti, ari hamwe umwana ashobora kwiga umwaka, imyaka ibiri, utamubaza niba hari n'amajuzi 5 afite ugasanga nta kintu afite. Ariko naje kugira urugendo rwo kujya kwiga Qur'ani mu Burundi, ntago byari byoroshye. Impamvu mbivuga, nasize umuryango w'umwana mutoya, narindi muri ya myaka umwana bakeneye ko bari kumwe na mama na papa, bamuhereza iraha, bamutembereza, asaba icyo ashaka bakakimuha. Ariko twebwe ntago byadukundiye, twaciye mu kababaro katoroshye kujya kuba kure n'ababyeyi. Kandi no kuri iyo myaka ndahamya nashidikanya ko ntago narinze agaciro cy'ibintu ndimo kwiga, kubyo nshobora kumva ko ndi tayari kubyitangira ngo njye kure n'umuryango n'ibyishimo byo kuba ndi kumwe n'abandi bana muri quartier. Ariko njyewe narabikoze, tujya kwiga mu Burundi turi abana batoya. Alhamdulillah, twahasanze ubuzima butandukanye bugoye, kwiga muri interna umwaka wose udataha. Wari ufite imyaka ingahe ugira? Nandi imyaka 12 ubwo nagendaga kabisa. Nandi imyaka 12 ubwo nagendaga ya kwiga hanze. Komesa bari ibibazo, warwara udafite umuntu ukurwaza, ibiryo utishimira rimwe na rimwe, kubyuka amajoro, zose ni imvune ndimo kubabira twaciyemo. Usabwa gutanga darisa ku buryo mu gihe gitoya waba gusabwa kuburangije kugira ngo uhereze n'umwanya n'abandi bari inyuma baze bige, kuko ikigo cyacu kigagamo abanyeshuri bake cyane. Niba barafataga abanyeshuri 20 bagombaga kubaha imyaka 2. Qur'ani ikaba yagiye mu mutwe, wasohotse mu kigo n'abandi bakaza bakinjira. Ikindi nta mikino yari hari ngurateta ngo cyangwa ngo mwari mu muraziranye, twigishijwe n'umuhinde. Iyo wazana gikosa nyine yakwerekaga ko wakosheje akaguhana, kandi yaguhanaga ubona ko arimo guhana nk'umuntu mukuru usobanukiwe ibyarimo. Ntago rwa rugendo rworoshye rero mu by'ukuri nko mbibabwiye. Waba ugikeneye kuryama saa 9 z'ijoro bakakubyutsa ujya mu ishuri, kandi urabizi ko nutabyuka nta papa wawe hari na mama wawe, urabyutswa n'igiti. Ntago byari ibintu byoroshye mu by'ukuri. Alhamdulillah nabonye biciyemo, kandi koko yatagitiye imyaka 2 Qur'ani nari maze kuyirangiza. Alhamdulillah mu myaka 14 Qur'ani yari maze kuba yagira mu mutwe. Byari ibyishimo mashallah. No kuvuga ngo iyo wirangije utawibagirwa imvune zose, mbese ni nkaho utawibagirwa ibintu waciyemo ugasa nkaho ugeze ku ntego. Sahih. Ni nka bya bindi nyine, iyo umuntu ari gupagasa, araribwa kabisa. Abantu mujya kubikwa murabizi, wumva ari imvune, ariko irimo kwenjoyinga wa mushahara wawe biba biryoshye kabisa, biraryoha cyane. Nanjye niko byagenze. Kuvuga igikwa nkaho wagikora. Wasanga muri corona twaragiye muri corona ngo hari n'abahafizi bagiye kubikwa. Utagiye kure, nanjye ndi mu bantu bari bagiye gutangira ikiyete. Assalamu hali yari yakaze, banumye na mitiweli. Buriya ntabwo wakora ikiyede udafite mitiweli. Isa n'isaba wavunika. Ariko nibwo nicaye navuga ati nize Qur'ani, wallahi ngiye kujya mu kiyede. Gusa ntabwo turi kubivuga tugaragaza ko kiyede ari akazi gaciriritse cyane, kandi kavamo ibitunga umuryango. Kavamo ibitunga umuryango, uriga. Arabayede babaye abafundi ubu bakora, kandi aho gusaba wagikora cyane. Urumva rero ibyo ni wenda n'iby'ikindi gihe. Mu buzima bugoranye, mu kubyuka saa 9 z'ijoro nta uririra, nta no gufitiye impuhwe. Ubu urayirangije Qur'ani. Wayirangije nka ryari ugenda? Ndibuka ndangiza Qur'ani narangije mu mpera za 2013. 2013. Allahu akbar kabisa. Byari ibyishimo. Ndi mpamvu navuga ngo byari ibyishimo.
urabona ko hari ukuntu nsigaye mbona ababyeyi ubu ngubu umwana arangiza Qur'an ukabona bari kwifata nk'ibintu bisanzwe nta gaciro babihaye cyangwa arangije Qur'an cyangwa se twagenda no ku mubare w'abahafizi benshi tumaze kugira kabona ntago babyitayeho nyuma yuko tumaze igihe kinini twari dufite umuhafizi ndayibuka twari tugeze kugira umuhafizi umwe mu Rwanda yari Ndera numva ngo na Abdurazak umuhafizi umwe mu Rwanda subhanallah none ubu dufite abantu barenga 100 hafi za 300 na za 400 bagezemo ubu n'agaciro bahora bavuga 250 kandi buri mwaka kwa Kadafi barasohora kira kigo cy'ikami kirasohora n'andi mashuri agiye atandukanye arasohora ari amashuri asohora nasonze mashallah araba hafiza ajya muri Kasonze w'igisenyi Taza Ahmed mashallah tabarakallah nyuma yo kuyiga nari ngiye kujya kuri icyo kintu wenda ari nayo mpamvu naguhamagaye buriya njya nibaza ko abahafizi bacu dushobora kuba tubaha agaciro gake kuko tubaha agaciro mu kwezi kwa Ramadan bagiye gusarisha usanga twabahamagaye ibiki n'ibiki nta muntu ushobora kwifata akavuga ati abahafizi wenda mu gihe kitari cya Ramadan ndabakeneye bose shaka kubaga kuko hari igihe ndumva byarigeze kubaho ari na benshi usanga n'imibereho yabo cyane n'uburyo benshi Qur'an ari barize gusa bakeneye support kugira bagiraho bava naho bajya abakire bakabaye banifata gutya abahaji bakora imishinga mashallah Allah kabazamura ntako byaba bisufasha abantu ba Qur'an kavuga uti kana kamushingiye akantu uzamura ubuzima hanze ya Qur'an nuvuge ngo agenda bibemo yibagirwe inshingano ariko noneho akantu kamusupport icyo kintu nakibonye muri Tanzania hari amakuru basohoye y'umwe mu banyeshuri warangije Qur'an ajya muri za musabakati yavayo yarabaye mu buzima budashimishije ariko bamwubakira inzu bamuhaye inzu nziza mashallah ni Zanzibar narayibonye Zanzibar warabibonye urabona biriya bintu bibaye nko mu Rwanda kandi abakire dufite abantu mu Rwanda babishoboye sheikh niyo yaba ari toilette shikangubwira ikintu ahana abasha gukora iki kwikinga gusa cyangwa se ikibanza tujye tureka inzu akabanza k'ibihumbi 100 niba hari ikintu nzi kigoranye abantu bose bafashe Qur'an baba abahamya kuri iki kintu no kurinda Qur'an iyo tuvuze kurinda Qur'an tujye tubyumva harimo kuyishyira mu bikorwa ndetse no kuba yaguma mu mutwe ukayisoma nk'uko wayihifaje twese benshi bafashe Qur'an baranabizi kandi bajye banagerageza nabo barwane cyo nakwita ngo urugamba rwabo benshi bafata Qur'an muri darisa gusa akayirangiza gutyo gusa bigahita birangira aho ngaho 90% yashaka na shahada agahita yigendera kandi mu by'ukuri ntanyo nashidikanya ko uko nagari ko gufata Qur'an mu mutwe kuko nuko utekereje kuyisoma yaragurutse ucika intege biragoye ariko izi ko arakarimo ugerageza no kurwana kugira katazakora iki katazagenda kandi ibyo bisaba umwanya ariko ngiye kintu mbona kibitera ari nacyo nari ngarutseho mu kanya nuko abahafizi kenshi usanga kuguma muri Qur'an birabagora kuko baba bari gushakishiriza mu bindi iyo wamaze kuba umumotari ukamara kubiki wagiye hanze wagiyemo 100% nta mwanya ubona bisa nkaho Qur'an wayirekuye burundu kandi iragenda sheikh iragenda ngiye rero ni mpamvu narivuze icyo kintu bakabaye bafite indi support bafasha gukomeza kurinda Qur'an kugira ngo igume mu mitwe yabo kabisa ejo wundi tuzasanga wibara mu bantu bafashe Qur'an kandi wallahi utari kuri list yaragurutse uko uzamera nk'umuntu usanzwe nyine turabafite benshi ushaka gusoma aya ugafata Qur'an umunsi wose yabuze ahantu yabuze kabisa kibazo kabisa ni ikibazo gikomeye hakabayeho ubuvugizi hakabaho no gutekereza abantu ba Qur'an ibyo bishobora no gusupportinga abana biga Qur'an bakavuga ati nimba umuntu wa Qur'an afashwe gutya nanjye ni motivation nanjye ngomba kubaho kugira ngo njye kuri uru bumwe no mu bundi buryo sheikh navugaho waruvuze ku nzu arona nk'umuhafizi arigera ndagira imyaka 33 yaravuze na hali yo gushaka umugore kandi no gushaka umugore ni kimwe mu bintu bituma umuntu ashaka gukora murajaha akaguma murongo Qur'an isaba ibintu byinshi sahih isaba kwirinda ibyaha n'umugore ni kimwe mu bisubizo byasubiza icyo kintu ariko rero umuntu arangije Qur'an niba ari n'umushahara y'ibihumbi 100 ni 100 ariko ni 100 byishura inzu gusa ntago afite indi support umugore kuba yamutunga akamwambika akamugaburira agakora ibiki urumva ko aba ari ibintu bigoranye ariko nk'abantu Allah yahaye ubushobozi nibo nibandaho cyane uko bakabaye gukoresha mu nzira nziza kugira ngo Allah abashe kubatuburira uba yifashe umuntu wa Qur'an ukamugira umuntu wawe ukavuga uriya ngiye kumumenya wallahi icyo gihe ufunguye umuryango wa baraka kuko uri gusupportinga umuntu uraje gusoma amagambo ya Allah akazamura n'ibiganza akakwibuka
ko byagenda kose tujya tubibona. Ibaze kuba uyoboye na tarawih. Ramadani ni ukwezi gutagatifu tuvuga ko dusaruriramo ibyiza. Ukuyoboye ni ukuvuga ngo ari mu bantu bayoboye rimwe na rimwe mu bintu bishobora kukugeza ku byiza, mbese ari kugufasha kwegera Allah. Kwegera Allah muho wowe utanishoboza. Kuko benshi ntabwo bazi gusoma Qur'an, n'ababizi ni amajuzu make, ariko none ari kugufasha. Aba yarafashe n'umwanya buriya nabyo ngira ngo murabizi, muraja igisaba umwanya. Umuntu usarisha tarawih yabikubwira kuva mu gitondo kugeza ubu abakirimo gusoma, nta kintu, mbese abahugijwe na Qur'an. Allahu Akbar. Ngira ngo wenda ikiganiro tuzagira ikiganiro wenda bindi bigiye bitandukanye, tuzagenda tuganira. Abahafizu tuba twabibutse muri no minsi, ubwo ninjye nawe turi kwivuga, turimo turabahamagara muri Ramadani nirangira, ubwo tuzabakubita uw'inyuma tubanage mu bisheke wa mugani wa baba. Mujye muhurira mu muhanda, assalamu alaikum, mwararangizanyije Ramadani niza, nanone twongere duhamagare tugire imani sinzi biki. Ubwo ngubwo inshallah icyo ngicyo nge nawe twakisubira. Kandi hari inzira nyinshi wamufasha, ariko kumuhibira akakwigishiriza abana bawe nakabafasha kugera kuri level nkiyi. Ejo nejo wundi wajya unavuga uti imvura yanaguye mu rugo, tugiye gusarishwa n'umwana wanjye, turabyutse tahajjud dutsesha. Asante barakallah. Tuvuze ku bana tuhita tugaruka ku kibazo gikomeye tugira. Hari ikibazo tugira gikomeye cyane cyo kuhataha agaciro abarimu ba Qur'an. Ugasanga n'amafaranga umuha ntago afatika, uyamuha nabi bigereranyije n'andi masomo. Andi masomo muha muzungu we bana umwanya wa coaching uba wabyibombaritse, ariko byagera kuri Qur'an uzuko no mu musigiti hari abantu babura 3,000 kandi bishyura minerval, cyangwa se wabona mwishiriza. Urugero ikigaragaza agaciro gakeya bahereza Qur'an, wamwigishiriza nawe wana mu rugo, kuba guhereza umushahara wenda mukeya nitubitindeho, wenda Allah afite uburyo anamufungurira bijyanye n'uburyo nawe uba witanze. Ugasanga buri ko abana be akeneye kujya kubatembereza, asabwa ama stars ntabwo uyu munsi duhari, turagiye kwitemberera n'agane, cyangwa se uranahageze stars ko muri abana batari muri bananiwe, ariko aba ari umunsi w'icyongereza, niyo wananiwe gahunda zigahagarikwa zose. Babyeyi muri kumva agaciro tuba twahaye Qur'an. Kandi Allah aravuga ati wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Nukuvuga umuntu ha agaciro ibirango bya Allah, Qur'an akayiha agaciro, nta byo gusiba, wallahi bafite gutinya muri we. Ngira ngo iki kiganiro turakuramo ifayida nyinshi. Dutsimbuye twihuta, hari fursa abahafizu bajya bahura nazo gusoma mu mahanga. Ngira ngo wagezeyo, ese izo fursa wenda urazivugaho iki? Ese nizishobora kubafasha wenda ku buryo bwo kwipanga, urabivugaho iki? No gutangira ubuzima. Barakallahu fikum. Undi musabaka mbere na mbere bijyanye na hadithi, byaba bibabaje kuba umuntu ajya muri musabaka kugira ngo abashe kuba yabona indonke z'isi, wenda nkari amafaranga barimo niki. Ariko iyo tujyanye ku bijyanye no gukundisha abantu Qur'ani, ukagendera muri uwo murongo, ukavuga nsome Qur'ani, Abanyarwanda bane ko ari umunyarwanda wavuye ahangaha akagera hariya kubera Qur'ani, nabo bayige bafite niya nziza yo kugera kuri iyo level, byaba ari byiza. Ariko turabikora mashallah, ukaba wabonaho n'amazidi nk'inyongera, akaboneka nka kariya kantu baba bateganyije, hamwe na hamwe nagari akantu, kuko niba turi kuvuga nk'ubu ngubu Dubai umuntu wa mbere ahabwa miliyoni y'idolari. Miliyoni ubwo ni miliyari y'amanyarwanda. Miliyari n'igice, no kuvuga miliyari n'igice, miliyari n'igice, no kuvuga ubuhinduye ubuzima, ubuhinduriye ubuzima. Ubona ko n'umuntu wagiye nk'i Dubai naboniye iriya myanya 10 ya mbere, ushaka kuzana nk'ibihumbi 10 cy'idolari, haruwazana 20, ntago ari make. Iyi mafaranga ntago ari make. Uje hano mu Rwanda uri umuntu ufungutse, ufite n'abantu bakuba hafi, hari ikintu runaka ushobora kuba bakuramo. Ariko hari nizo nakwita pourcentage umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda ukuramo, ugomba nk'ukuri kwaho 35% inshallah. Ari ikiganiro nshaka kuzagerana nawe nuza abantu bakabyumva neza, ushobora kuba atari bibi ariko abantu babibonamo ntabwo ari bibi, mu buryo bwo guteza imbere gahunda za Qur'ani. Niyo urebye n'amasezerano abahari ubona ko mashallah ni uburyo bateguye byiza, ubona ko bagufasha muri byinshi, mu buryo bwo gutegura ibyangombwa, kugira ugeyo, kugusabira no kuguha umwanya wo kuza muri ayo majonjora mashallah. Byabikuye ko nabo bafite inshingano zitoroshye cyane cyane nka department ya Qur'an. Urabona ko niyo ugiye ukazana nk'izo miliyoni 10 bagatanga 35% bugusigara miliyoni 6 n'igice. Miliyoni 6 n'igice rero nk'umuntu ufite mu mutwe ufungutse, ushobora gufungura imiryango
bitari mike yo kubona yo washakisha indi riziki ushaka kugura icyo kibanza mashallah ushaka gufungura boutique cyangwa se kantine n'iki ushaka gufata iyo moto ukayishyira mu muhanda ikagera hiva nayo kugeza ariko nyiraho ngaho buriya abanyarwanda nubwo dusoma Qur'ani mashallah turagerageza ariko hari level tutarageraho. Niyihe? Hari level yo gusoma Qur'ani ku buryo nitujya ku ruhando mpuzamahanga tubasha kozana iriya myanya ya mbere. Iyo level ni iyihe rero? Ku buryo bwa murajaha abanyarwanda bafite murajaha irimo twini ku buryo ashaka kujya hariya agasoma datika tajwid iri ku rwego rwo hejuru biragoranye. Impamvu twebwe abanyarwanda ntabwo bakunze gutsindira ibyo bihembo. None abireba abanyarwanda tuzana ya myanya iraho ngaho yo kwitabira cyangwa se kuba twatambuka ijonjora rya mbere n'iki, ariko naho hari akantu runaka. Kugeza ubu ngubu rero ahantu ushobora kuvuga ngo umuntu yagenda agakora ikintu ni Dubai. Saudiya nta kintu kiriyo. Nta kintu. Saudiya nta kintu kiriyo. Nuko Saudiya iyo baguhaye musharaka amafaranga y'umuntu witabiriye ubu ngubu ni 5,000 by'iriyari. Ni nka miliyoni 2 zigeramo. Miliyoni 2 zenda kugeramo gutya. Iyo uje ugatanga hafi magana ngahe muri RMC iyo sigaranye shaka gusanga ari yandi nyine yo gukemura itubazo ari ufite tugiye dutandukanye. Birumvikana ntago ari menshi kabisa. Nimpamvu nyine abafize bagomba kongera imbaraga mu kubona abo bashakisha izindi nzira zigiye zitandukanye zo kugira ngo nabo bizamure biteze. Unyemerere tuzagira ikiganiro kuri icyo ko nifuje kuba naganira kuri icyo kintu ku bantu bagira fursa zo kushariki muri musabakati ziri dawliya ziri international bagira ibyo bunguka nimba dushobora kuba tutabikorera hano ariko hakabaho sinzi nk'inama yabo tugahamagara ba rwiyemeza urabyumva uti bakabaganiriza umuntu aramutse afite nk'amafaranga miliyoni 3 gutyo kuzamura uburyo yayibyaza umusaruro. Numva ari ibintu by'agaciro wenda mu bintu bakeneye kuko ngiye ndi kubikubwira ndabizi nigeze gukoraho imisharaka muri musabakati ariko nyeka ko wenda biteye n'ubumenyi tuba dufite bwo kubyaza umusaruro amafaranga baduhaye make birangira nyine umuntu arangije ibibazo nta n'ikintu kivuyemo gifatika. None se ribaza nko muruzana miliyoni 20 akaba adafite inzu akaba adafite inzu akaba adafite n'ibintu bimwinjiriza nanone akazongera agashoma kiba ari ikibazo. Akongera akajya muri musabaka iri hasi yo yarakoze iki yararagiyemo. Ndumva rero hari byinshi dukeneye kuganiramo niyo mpamvu wenda muvandimwe araha ndanamushimira cyane gufata umwanya we umuvanye muri muraja ariko alhamdulillah. Ikindi numubaza umaze igihe iki mbese muri ibi bintu ko tukubona muri Ramadan usarisha ese umaze igihe kingana gito usarisha muri tarawih za ndabyibuka nsarisha tarawih ya mbere byari 2013 Kacyiru. Qur'ani yose bivuze narasarishaga bisanzwe Qur'ani yose inshallah. Mu 2013 nyine nasarishaga tarawih kugeza ubu ngubu namwe kandahagarara nigeze no kujya gusarisha za Bujumbura mashallah kugeza ubu ngubu wenda Kacyiru nasarisha imyaka myinshi n'ahandi hagiye hatandukanye mashallah. Ni igihe kinini kabisa. Nifuza ko hari abanyarwanda tugira bamaze kumenyekana za Kenya baha agaciro Qur'an cyane kuba wasarishaho nabyo hari mbo gusarisha Kenya wenda muri bwa buryo bwa Visit Rwanda n'iki birumvikana ko kubereka ko u Rwanda hariho twageze shehe kuba dufite umusomyi nako tubasha kohereza umusomyi hanze agasarisha ni icyubahiro ku Rwanda. N'ikindi no gushishikariza abarimu bigisha Qur'ani bajye badutegurira abana bakiri hasi ko birababaje kuba usanga hari madrasa cyangwa se kambivuge neza kuba ngewe kuva 2013 n'ubu ngubu nkire mu bantu basarisha kandi ukabona ko nsarisha no ku misigiti myinshi nta bandi baza none rero ni muri musabaka rigana Qur'ani yose na hehe usanga ko yamasura nubwo tubanga abahafizi bararangiza ariko usanga yamasura wa ni yayandagaruka ubwo nawe ufite muraja. Ibi biratwereka ko yego abarimu hano hasi barakora mashallah ariko abana ntago bategura ntago bari kuzamuka kuko niyo nabirebye no hasi niyo ugiye muri musabaka kwa Kadafi niho batwereka buri ishusho cyane cyane by'ahantu ibintu bikiri. Iyo ugiye muri ibyiciro by'amajezo yo hasi ubona ko abana bagikeneye imbaraga muri muraja kandi koko twagiye tugira abanyarwanda tuzi cyane cyane babiri nzi kuri muraja na n'ubu ngubu n'abandi ndabona barabansimburira. Harimo umuislamu twa Said dushima Imana w'igisenyi ugeze no kujyazana imyanya myiza hanze mashallah. Ubu ari hehe
bari kwiga Saudi Arabia ari muri Jamia Islamic. Said ndumva nanamusize yego kabisa. Hakaza hari undi Muslim dufite ubu ngubu witwa bizwi nayo Hussein. Uriya mwana w'Irusizi nawe uherutse kujya Dubai akazana umwanya mwiza. Hussein uriya wigana uzayifise. Uriya kabisa. Uriya umunyeshuri wa Stars Juma yitabye Imana. Juma. Urabona ko bari n'abayisilamu babiri njyewe kugeza ubu ngubu uvuga ati alhamdulillah nibo bizwi neza ko naho bagerageje kuduhagarira baragerageje n'ahantu ushaka kumusanga muri musabaka biragoye ko wabona ari gutegwa. Uriya n'ejo ndavuye Saudi Arabia ariko yasomye ibibazo byose adategwa. Ikintu hariya nyine agiye azira hari abafite ikintu bakurikiza cyo gusanga araguye muri tajwid cyangwa se kiyera yasomye Saudi ya uzaifi wasanga cyo nacyo cyabaye ikibazo ko ndibuka njya muri Saudiya nafite umwarimu witwa Juma Ali Muhammad hafizahullah Allah amuhe byiza ari mu bantu bamfashije bama umurongo biri no mu bintu byatumye nabaye wakana biri mu bintu byatumye nza imbere yarambwiye ati mu bintu bagenderaho harimo no kwigana ntago birimo kwigana bitakaza amanota ugomba gusoma ijwi ryawe ikindi ukibanda mu misomeri biri hari umuntu afite tajwid ariko atazi icyo bita tafkhim na tarqiq icyo nacyo abantu bakigwamo ibyo uramwana yarageragezaga Sheikh natwe twarabyare dutunguye we ni umuntu iyo mubajije ikibazo biragoye ko wakumva yanatitse mwe bita gutika se no kuvungura mwibutse birago ibibazo 5 n'10 abirangiza wumva kabisa naye mu nzi wahanganye na Saidi akamutsinda kabisa. Urabona ko aragerageza n'abandi mashallah tukari tukiri nyuma twebwe kuri muraja hatu twa twagerageje n'imyaka turabaruta n'iki n'inshingano zazo zitatworoheye. Umuislamu witwa Irakiza Ismail y'Umusanze naragerageza ba Khalilullah ba Yazid na nyumba abanyeshuri ubona ko ariko nubundi ni amasura nubundi ntago barenza abantu 20 ntago bagera ni 10 ni 10 basi ubona ko mashallah. Iki kiganiro twakigira kirekire ariko hanyuma uvuze ku kintu tugaruke ku buzima bw'umuntu baze kuba mukuru rimwe na rimwe usanga abantu biga Qur'ani atari abantu bava muri famiye zikize iki nacyo kizaho ese ku buzima bw'umuntu ubayeho gutyo urabona gustragoringa niyo muraja ukayigumana ese ubibona gute niki nirihe banga mbese utanga ko ku muntu ufite ubuzima abayemo arahiga kandi arasabwa no kurinda icyo gitabo. Sheikh ndagaruka kuri ako kantu uvuze nkomeza ku kibazo cyawe. Uriya benshi mu banyarwanda harimo abashekhe hungu mashallah bari kuri level nziza Allah komeza barinde. Benshi usanga life bavamo ntago life zishimishije kandi mashallah bari ukabona bafite impano ni ibintu byiza cyane Allah komeza abungabunge. Amina. Ubona ko twese turi abantu twize Qur'ani nujya kureba tutazi byari byo abo twize Qur'ani dusa nkaho nyine twabuze aho tujyana umwanya wacu tutakariza tukavuga twabye kuri madrasa ariko abana b'abakire basangaga mashallah bagiye kubatembereza bari mu bigo byiza bari mu za coaching twiye tukagenda kumbi hamwe n'ubukene bwacu ni mu Allah yatugiye kugira ngo tubashe kugira ko byiza nk'ibi ngibi tubimenye. Hari igihe ubukene mu bw'umuntu ushobora kuba intandaro yuko agera ku cyiza kabisa Sheikh nitubimenye ukazamuka wumva wipfobya wagera mu bandi kumva ntago bisanzuye wenda hari abagiye bagerageza kuba bagera hejuru bakabisobanukirwa bakongera n'ubushobozi ku masomo y'ibizungu ari nabo benshi bagenda batakarira kujyanye n'isi naho mbona ko ari umenyi babukenewe ariko muriga Qur'ani n'idini akumva afite impano na za Saudiya na buruse benshi bagiye bazibona kubera bijyanye n'impano babaga bakoze iki bafite ariko mashallah urabona ko bungu bitanga umusaruro n'abandi Allah yahaye akantu cyangwa se bishoboye ubona ko babonye byiza biri muri ibi bintu hari n'abandi bagerageza mashallah tubashimire hamwe nuko ari abakire akavuga uti njyewe iwanye ndashaka umwarimu wa buri munsi kabisa agashyiraho na juhud n'abana babo gasanga bageze kuri Allah abahi byiza nubwo ari bake ariko Allah abahi byiza barahari kabisa bavuga ati umwana wanjye ibyo azikora byose Qur'ani igomba kuza imbere. Hanyuma ku kindi kubijyanye na challenge abantu bahura nazo wenda kubijyanye n'imibereho byo abari bya bindi bisanzwe yenya mbivuga ngo abanyarwanda buriya benshi ntabwo turutangwa ku mibereho kuko niyo urebye uburyo tubayeho kurya byose dukenera ni kimwe kabisa ntabwo dutandukanye cyane. Natwe rero alhamdulillah Allah aradufungurira bitandukanye hari abaca mu nzira zitandukanye kwigisha Qur'ani n'ibindi hari abafungura inzira bijyanye n'ubwenge Allah yabahaye n'uburyo Allah bagenera amafunguro kuko ntabwo Allah ashobora kuba yakwicishije inzara umuntu afashe amagambo ye cyangwa mubesheho nabi
ntago bishoboka. Biri ikintu tubona ko gitandukanye ku mibereho yacu ni icyo kintu nagarutseho. Iyo urebye abahafizi cyangwa se abasomyi ba Qur'ani bamaze gukura bari kwegera hejuru, iyo umuntu amaze kugira imyaka 30 biba bisabwa ko basi ari umuntu ugomba kuba afite ibikorwa bigaragara bimubeshaho ako kazi mashallah, afite nk'iyo moto, iyo modoka afite hari imyinjiriza ngaha ngahe, ku buryo nawe tanke tuba turimo kubyara ejo n'ejo bundi bukeneye kuzabona abana bawe nawe babona ibyo wabuze nk'umubyeyi. Birakwiye ko rero habaho kongera imbaraga cyane, ariko cyane cyane niyo urebye usanga ko imishahara y'abarimo nagihinduka kandi ubuzima bwo burahinduka, ubuzima bwarazamutse bwikubye nka 4, umushahara uracyari wa wundi. Niba 2010 ngiye natangiye kwisha Qur'ani 2016, niyo mushahara ni wa wundi. Imyaka 10 irashize, niba byari 100 biracyari 100, kandi yanje nishiraga 30 ubiri ku 100 yesi ifata umushahara wanje. Umushahara bwo kurya ni risk. Wenda hangaha niho ngira inama aba ustadi yo gukomeza kwicara no kwegera abantu bakuru w'abasaza, kabagisha inama y'icyo gukorwa no gusaba Allah cyane kumyegereza cyane, kuko benshi usanga na ibada barazitaye. Tukigaruke usanga umuntu ari umuhafizi ari na ustazi yigisha ku musigiti, amasaha y'isala yagera ugasanga we yagurutse yagiye natari no gusarisha. Iwan tujye tunabivuga birazwi no kongera imbaraga cyane muri ibada. Kuri impamvu rero ugasanga n'imyaka myinshi umuntu abayeho ariko nta mpinduka nta mpinduka kabisa. Allah kwishimira. Wenda turi kugana ku musozo, wenda tuzagenda tuganiraho kuri ibi bintu ni ibintu byakagombye kutwigisha. Hari yemaze iminsi abantu banganiriza bambwira ngo barashaka guhifaza Qur'an. Ese nk'umuntu ni iki wamugira inama guhifaza Qur'an no kugumana muraja? Arashaka guhifaza Qur'an, arashaka no kugumana muraja, wamugira ihe nama ya mbere nagira umuntu ugiye guhifaza Qur'an no kumenya ko Qur'an ni amagambo ya Allah, ko byagenda kose wahisemo neza kandi ugomba no gukomeza kubyishishikariza weho cyane cyane. Icya kabiri, hari ukuntu umuntu asanga agiye guhifaza kandi akuze akumva ko bigoranye bitazashoboka, cyane cyane nk'iyo ahereye kuri iyo nzira yo guhita atangira gufata mu mutwe biramugora buriya. Inama namugira ya mbere nuko banza, ntabwo twese uradusabwa gufata Qur'ani mu mutwe. Hari abantu bajya bibeshya ibi bintu ngo twese dutegetswe gufata Qur'ani mu mutwe. Nuko banza kumenya gusoma Qur'ani neza urebe. Iki kintu kabisa abantu benshi barakirengagiza, ugasanga umuntu yafashe mu mutwe ariko yafashe amafuti, yasoma kumva arimo gusoma amakosa gusa, ntabwo ari cyo kigambiriwe. Hari nk'ukuntu umuntu aba yarakunze isura runaka, shekha nk'urugero abasanga bikondeza suratu Maryam, suratu Yasin, gutya. Birakwiye ko rero iyo wamaze kugera kuri level yo kumanza kumenya gusoma Qur'ani neza ureba, kandi niyo ustazi yakwigisha umwaka cyangwa 2 wisomera ureba gusa. Iyo ugeze igihe cyo gufata guhifaza ya sura ukunda birakorohera, iyo tuba focused kuri ya sura ukayibandaho ukabanza ukayifata neza ukayisubiramo kenshi. Rero biroroshye ko umuntu wamaze gutangira kwiga Qur'ani, yamaze kumenya gusoma neza areba, ashobora kwicara agafata ustazi kajya mwumviriza zimwe muri aya nke yafashe. Nuguteranya Qur'ani, nuguteranya. Ntabwo ushaka kwicara umunsi ngo ubifate cyangwa se ngo wihereze ya myaka 2 navuze. Ngiye nari umwana hataza kugira umuntu bigenderaho, tukiri bato kandi n'ubushobozi umwana imeze nk'umuntu mukuru, kuko ubukicara hari gitangira gifazi bagata bakwandikira yo kwezi kwarangiye ugomba kwishyura inzu, sinzi umwana ku ishuri niki, usanga birakuvanze. Ubwo rero no kugerageza guhifaza icyo kintu. Kabiri no kwibanda ku masaha ari imbere ya fajiri na nyuma ya fajiri. N'amasaha nabonye ko biba byoroshye gushyira Qur'ani mu mutwe kabisa, niyo byaba ayimwe. Buriya ayimwe se uzi ngo imaze ukwezi ufashe aya zingahe ku munsi? Ku munsi ni ayimwe, kwezi ni aya 30. Kuvuga ngo muri kuyabirangiza. Ubwo ku mwaka aya zirenga zingaye 300. Urumva? Ni ukuvuga ngo uba wize aya nyinshi ku mwaka, ntabwo umeze nka wa wundi wicaye mu duka cyangwa se wagiye agahugira mu bindi bidasobanutse. Kandi n'ikindi ayimwe nujya kwireba ku byiza nabyo ufite ibyiza byinshi cyane. Ku nyuguti imwe gusa ufite ibyiza 10. Ubwo niba ayifite inyuguti 20 ufite ibyiza hafi bingahe? 100 ngahe. Ubwo ikiri gusobanuka weho nuko ugomba kwibanda ku byiza muri mu gusoma Qur'ani, nushake kwikururira byinshi kandi utazabibasha. Ikindi, iyo umuntu asoma Qur'ani uko urushaho kuyisoma kenshi kurushaho nayo kukorohera. Ibi birazwi. Niba warahereye kuri ayimwe uzamura urwego
ujya kuri ebyiri ejo ukazajya kuri eshatu. Nk'abantu mwayifaje Qur'an murabizi ko watangiye utanga agace ka page urangiza urimo gutanga page 5 byose birazwi. Ubwo urwo ni urugendo wese yashaka kurufata ruramworohera. Ikindi rugusaba Allah cyane, hari abantu bayifaze ukumva ko ngiye nsanzwe mfata abantu ngo nzabisoma, oya ntago ariko bimeze. Qur'an ni hidayah, ni Allah ugushoboza gusa. Kubitaraka zawe ebyiri usabe Allah kuhagura igituza, Qur'an izajya mu mutwe wawe. Icya kabiri wambajije ku bashaka kurinda muraja zabo. Icya kabiri cya muraja ukuvuga ngo kwanza muraja ni rwo rugendo rukomera nyuma yo gufata Qur'an mu mutwe. Ubutangije ni rwo rugendo rukomera kuko ni rwo rugendo ugiye kuzabana narwo kugeza ugeze mu mva yawe. Mu gihe Qur'an kuyifata wihereza imyaka runaka gusa ababona za shahada zo ko barangije bakabasha kuba bazibona, ariko muraja ugomba kuzabana nayo kugeza ugiye mu kaburi yawe. Bityo rero muraja ibanga ryayo ni uguhozaho gusa, nta rindi banga rya muraja. Buri uyu munsi ukoze buriya natwe tuyikora uko nguko, iyo wayirekuye iragenda. Muraja bisaba niba byari twavuze bya mustawa level uriho mu gufata, niba wimenyereje nusu buri munsi banzu yihozeho, uyimenyere kabisa. Ku muntu usome nusu nukuvuga ngo Qur'ani uzayirangiza mu mezi 2. Ku muntu usome nusu Qur'ani n'amajuzu nusu ni impression n'amajuzu 30. Ubwo nufata impression ukazifata buri munsi ubwo uzasoma amezi 2 uri gusubiramo Qur'ani yose. Ubwo nufata ijuzu ubwo ni iminsi ngahe 30 mu kwezi kumwe. Uko ufata byinshi niko nyine igihe igabanuka. Kandi uko umenyereza wimenyereza bya bindi bikeya byawe wahojeje ukabyimenyereza. No tuvuge nk'urugero ku muntu ugorwa no gukora muraja nibura impapuro 5 kuzisubiramo n'isaha yose uba wagerageje. Ubwo isaha yose impapuro 5 ubu zisubiramo nk'inshuro 3 cyangwa inshuro 4, urumva ko izo zirahagije. Ku muntu ugerageza nibura impapuro 5 ni 30, ariko nkanje 15 mba nzirangije. Urumva ko ntago najya gusoma nkaye kandi ngiye maze igindi gukora iki bimenyereye. Abantu barabizi ko uko ukora practice. Noneho wowe wihereza ukavuga uti mu myaka 5 n'urugero, mu myaka 5 ngomba kuzaba ngeze kuri level yo kujya nsoma ijuzu ku munsi, ngo buri kwezi Qur'an wiyisubiramo. Noneho basi kuri wa muhafizi ugerageza ufite mustawa nziza nibura ugomba kugerageza bikeya mu minsi 10 Qur'an ukabirangije ku munsi amajuzu 3. Njewe ubwanjye wicaye iyo nshaka gusoma amajuzu 3 ku munsi nyasomye neza amfata isaha n'igice gusa, iminota 30. Nukuvuga ngo ukubihozaho niko ijya mu mutwe kandi nako bikorohera. Nta sinapaka noneho Qur'an wera ntago ari paka ku muntu yifashe, ntago ari paka ngo bisome mu mutwe. Iyo wisomera urebo gahozaho kuko nkanjye wayifashe kuko ngo mu mutwe biba birisaba kabisa naho ibirimo. Isaha n'isano wakubaza ahantu wabasha gusubiza. Numvishe rero ibanga rikomeye akoresha n'abandi bose bakoresha no kubyuka nijoro mu gihagararo umuntu akayisoma muri tahajjud kabisa, nabyo birafasha. Nigeje kugisha inama umwe mu basaza yaramaze imyaka nimba ari 40 yigisha Qur'an. Allah akbar, nta gatego. Naramubajije ko ngiye nkora muraja nagera ku juzu rya 5 rya mbere ryagiye nkashaka kongera kugaruka nkahita ni gute. Yambwiye ibintu bibi, nutayicara ngo yigishe unahagarara igihagararo ubwo iyo Qur'an uzarirwa nyine wirukankana kandi kuko nawe arabivuze ugomba kuyihagarika. Twebwe abantu twiganye hari umuyisilamu watwigishije Sheikh wacu yitwa Ismail Rajipura no muhinde. Njewe namwicaye imbere imyaka 2 n'igice uko nagize igihe cyo gusoma n'icya muraja gitoya. Sinigeze mbona na rimwe afungura Qur'an bari gukora muraja nkuko ngiye nyikora. Sinabizi we twabaga turimo gusoma turi gutayarisha ari kuzenguruka mu ishuri asoma yashize amaboko inyuma gusa. Qur'an yose yari ifite mu mutwe. Twageraga umunsi wo kubazwa kwa 3 no kwa 6, twari abanyeshuri hafi 20 na twese twamucaga imbere tubaza yagukubita gasoali twese akaturangiza adafunguye Qur'an ukora ikosa akubwira wakosheje. Kandi ikibazo Sheikh ni gutyo yakoze muraja iramucengera neza Qur'an ije mu mutwe. Buri munsi yarasomaga buri munsi. Natwe twiga muri iyo system. Numwe mu mwiza iyo ushaka kwigisha umwana Qur'an kugira ngo yifate. Wenda nuko umwanya usigaye ugoye ubona ko amasomo afite umwanya munini, ariko mustazi nakabyitwaze nawe ugomba gukora juhudi ukareba uburyo umwana mushakira umwanya wawe ko umuhereza nka nyuma ya fajiri cyangwa nyuma yo kuva amasomo kuko abana baba bagifite n'izo mbaraga.
nukuvuga ngo ugomba gusoma nibura niba watanze darisa ku munsi na muraja'a igomba guhoraho, igomba guhoraho none nubwo yaba ari impapuro cyangwa siro kabisa zihoreho kabisa. Muraja'a ntituyibagire, niryo banga. ngira ngo mwabyiyumviye. Wenda reka dusubikira, ndabona butangiye kwira, turi gusatira ku masaha yo gufuturu, kugira ngo namwe muri kubibona n'ikirere uko kimeze. Inshallah reka dusubikira aha, byinshi turabivuze ariko wenda ntago bajya bavuga ngararekwa ntashira. Ni byinshi dufite ku biganiro, wenda tuzagenda tumuhamagara tuganire ku bijyanye na Qur'ani, murabyumva namwe. Ubwo nawe najya amamagara tujya dukunze gukorana cyane ku bijyanye no gukundisha abantu Qur'ani, kugira ngo inshallah byinshi azajya akora tumushyigikire. Hari byinshi tuzakorana inshallah biidhnillah ta'ala, ndakeka tuzaba turi hamwe. Abakurikira rero mwabyumvishe, abari gushaka guhifaza mwabyumvishe, abahafizu mwabyumvishe. Dore yatanze challenge amasura, namwe mugaragaze namwe ko mupushinge, namwe mugaragaze ko arandi masura atari ba Hussein, atari ba Ismail, atari ba Abu Yasir, tubone nandi masura. Alhamdulillah twabonye ko hari n'abanyeshuri baduhagarariye, abasore baduhagarariye hariya muri Djibouti. Mashallah, nabo tubifuriza ko Allah abaha intsinzi kabisa, Rwanda rugaseruka. Wallahi ni by'agaciro, u Rwanda rwigeze kubaho nta muhafiz. Ubu alhamdulillah tugeze muri za magana. Biranashoboka ko umwana we nawe yahifaza. Fatira rero kadusoze rero, turagushimira cyane ya Abu Yasir, tugushimira kubwo kudufasha kuri gahunda nyinshi. By'umwihariko ngenda gushimira nka imamu, nagushimira nka mugenzi wawe dufasha mu bijyanye no gusarisha, badufasha mu bijyanye na Qur'ani. Rimwe na rimwe ujye unkebura ukambwira ati Qur'ani ngwino utangeho faida. Allah kwishimira kandi agubyiza, azagutunganyirize n'umwana wawe amugire mu bantu ba Qur'ani. Amen. Turasoza rero dushimira Allah, dusabira uri wese umuhafizu wari wese, Allah amuzamure mu ntera, amuhe muraja'a, amuhe no gukorera idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunasabira n'uwari we wese ukunze Qur'ani, ushobora gushyiramo amafaranga, ibitekerezo ndetse no gusigasira aba bana biga Qur'ani, by'umwihariko abana b'Abanyarwanda, kugira ngo bagere mu guhifaza Qur'ani ndetse bagere no mu rwego rwo hejuru. Turifuza kubona abana bacu bameze nk'abana muri Somalia, akaba engineer ariko yarahifashe. Tuba tuzi ko guhifaza ari iby'umuntu umwe nyine hafiz, ariko akaba engineer ariko yarahifashe. Ibyo rero inshallah turabyifuza. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.